Home Sky TV inshuti zacu mudukunda bari hirya no hino turabasuhuje cyane abari mu Rwanda bari mu mahanga abadukurikiraho muri hose abamaze gukora subscription mwese Imana ibaha umugisha abameze neza bari mu bisubizo abumva ubuzima buri kugenda neza Imana ibishimirwe kandi nabumva hari ikibazo kirimo nabo tubasabiye Imana kugira ngo iborohereze kandi namwe mukomeze mugisabe Imana ni nziza igira urukundo kuva kera kugeza n'aka kanya. Hanyuma nkuko mubimenyereye Home Sky TV tubagendera ahantu henshi hatandukanye tukaganira n'abantu batandukanye mumenyereye ko tubagezaho iby'umuziki amateka ubuvanganzo n'ibindi ariko burya tubaganirira n'abantu bageze ku bintu bitandukanye umuntu ushobora kugubuhamya ukumva koko hari ikintu nawe bikunguye mu buzima busanzwe ukaba wamwigiraho ukaba wagira isomo ukuramo. Niho rero twaganye uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali mu Gatenga neza rero uno munsi ni umuntu uri imbere yanyu mubona wambaye neza cyane nanjye nagiriye amatsiko hari abarimo babaza se ni umuhinde ni umupakistani ni umunyarwanda hanyuma reka dutangire atwibwira hanyuma araza no kugeraho atubwira urugendo rwe mu kwiteza imbere cyane ko ari cyo cyatuzinduye mwatangira mutwibwira. Nkuko bivuze nitwa Nshuti Fideli ariko hano nkorera nahabyariye umwana w'umuhungu witwa Prince abantu benshi banzi ku izina rya Papa Prince. Papa Prince imyambaro yawe niyo yantunguye nuko iyo myambaro wambaye ni bwoko ki? Iyi myambaro nayitumije mu Buhinde nayikunze nayibonye muri filime bitaga Radika igisohoka mbonye no myambaro bintera kuyitumiza ingeraho ku buryo bworoshye ariko iyo nyambaye nyine koko ntago ari wowe utangaye gusa iyo nyambaye itangaza benshi. Harabura ka kadomo ko mu gahanga k'umutuku niba n'abagabo bakagira simbizi kagira abantu b'igitsina gore. Ntabwo abantu batagenze cyane muri ibyo bihugu by'Ubuhinde ngo bamenye n'umuco wabo babyinjiremo ntabwo bapfa kubimenya niyo mpamvu tuba turimo tugenda tukubaza. Hanyuma se wenda nk'akabazo k'amatsiko tutaratangira ubu iyi myambaro umuntu wayireba nawe nkuko yarebye muri iyo filime Radika akavuga ati ndashaka kuba nanjye nayambara nkaberwa nk'uriya mugabo byamusaba inoti ngazingana iki? Iyi myenda ubona nuko nyambara gake gashoboka ubundi ngewe ibintu byo kwambara mu minsi yashize ikintu cyitwa imyambaro nagihaga agaciro cyane ariko ubu icyo naharaniraga nashaka kumenyekana baramenye nashaka gutwika ariko ubanza aratwitse kera ubu mbonye nshaje icyo nakubwira iyi myambaro njya kuyambara nyitumiza bwa mbere haciyeho nk'ibyumweru bibiri mbona Diamond yayambaye haciyeho nk'andi mezi angahe mbona ba Riderman bayishyizemo iyi myambaro ebane njye wabanje kuyambara mbere yuko iboneka muri bari abastar uretse gusa muri ya filime ya Radika niho nayibonye ndayikunda ndayitumiza ariko ubundi urahamye ko ari wowe wayambaye bwa mbere iyi myenda yatwitse mbere ya Diamond singobe niwe munyarwanda wa mbere wayambaye uretse no mu Rwanda no muri Tanzania kuko urumva Diamond nayimubonanye ngewe maze hafi ukwezi nyifite nyambaye kuko hari mu bukwe bwa mushiki wanjye narayiguze nyambaye biteza imvururu kuko abanyamakuru banyuzuraho aho gufotora abageni bari nge barangariraho imodoka yaratwitse ndumva byose hamwe byarampagaze n'ipantaro yabyo amafaranga agera mu 180. 180 ni menshi ntabwo ari umuntu wese wapfa kuyagonda ariko bavuga yuko akumutima ukunze amata agurana sinzi niba wenda uwo mugani bihuye. Hanyuma rero twanzike mu kiganiro tugusanze hano muri salo yawe iri mu Gatenga abantu benshi barayizi ushobora kuba hamaze igihe nkuko abitubwiye habyariye umwana hanyuma muri rusange wenda salo uraza kubitwereka ibyo ukoresha ibikoresha impamvu wenda n'abantu bagenda bakwitaho baza kukureba ariko
mu by'ukuri iyi kuntu wagiye ushinga ino salo cyangwa ukuntu wayishinze bwa mbere byagenze bite, watangiye ute, watangiriye kuki? Ducire ku mayange hanyuma turakomeza tugenda tuganira. Ibi bintu bya salon de coiffure ni ibintu nari nkunze hahandi nari maze kwiga imyuga yindi igera nko muri 4 ariko nabirangiza nkumva hari ikibura. Nakundaga rero akazi nshobora gukora nsa neza nta myanda ingezeho, gusa ntabwo aricyo nashishikariza urubyiruko cyane. Akazi ni akazi, niba akazi kakwanduza, ariko mu mahitamo yanjye nifuje gukora akazi nakora n'ubundi nkomezanyije fresheri zanjye. Bituma niga uno mwuga nawize muri 2006, mwiga imyaka 2, birumvikana narangije 2007, ntangira nkorera abandi. Urumva n'urugendo rurerure. Warangije kwiga? Nabyize imyaka 2 ku ntebe y'ishuri. Ndangije kubyiga nkora stage nk'abandi, naka kazi aho nkoreye akazi ku mashuri asanzwe yandi tuvuga ya primaire, secondaire n'ibindi byo wari wagarukiye? Narangije secondaire, noneho rero ngana imyuga. Uyu wa salon de coiffure rero bisa naho ari wo wampiriye, ukaye nawo nashimye ndawukora nkomazemo imyaka myinshi. Ukuvuga se ko wari wabanje no kujya mu yindi ntibyakunda? Yindi nayijyagamo nkanayiga n'ubu ndabizi. Ubu nzi gusiga amarangi, certificate irahari. Nize kubaza, certificate irahari. Electronique narayize, certificate ndayifite. Ariko ibyo byose sinabikomeje, ari uyu mwuga niho nabonye umbereye, nkumva uri fier nkuko nabishakaga. Hanyuma uravuga uti uyu mwuga niwo nahisemo, mbona ari umwuga mwiza nkora nkunze kandi unanyungukira. Hanyuma wawutangiye uti? Umaze kwiga, ibyo ari byose umuntu urangije kwiga ntabwo aba afite amafaranga menshi, ni bakeya baba babishobora. Watangiye ute? Igishoro cyavuye hehe? Kuko hari urubyiruko rwinshi ruba rumaze kwiga cyangwa se n'urwize rugacikiriza ariko rukaba rwashaka guhanga imirimo. Ni ibintu byoroshye ku buryo umuntu yashinga salo nk'iyi ngiyi agatangira akadefiriza abantu, akabasuka, akabogosha. Byatangiye bite? Kapitale cyangwa se igishoro cyanganaga iki? Byagenze bite? Mbajije ikibazo cyiza. Ntabwo ikintu cyose ari uguhita bajya bavuga ngo nta mwana uvuka ngo ahita yuzura ingobyi. Byansabye urugendo rurerure, mbanza kwaha akazi mu yandi masaro nkorera abandi, uko nkora utwo mpembwe nka savinga. Iyo saving rero niyo yampesheje gutangiza agasalo de coiffure kanjye gatoya, ntangiza udukoresho duke dushoboka, bigaragara nkaho gasuzuguritse ariko kuko nari nzi icyo nshaka. Uko mbonye amafaranga make nongeramo igikoresho, ari nayo impamvu ubona noneho bisa naho nabigezeho salo bifatika. Urugendo rurerure rero, urumva nabanje gukorera abandi, biza kumviramo gushinga yanjye bitewe no gusevinga. Uti bitewe no gusevinga cyangwa kubika igishoro. None se icyo gishoro wabitse ukaza kuvuga uti mfashe umwanzuro ngiye kwitangirira ibyanjye cyanganaga iki? Nahereye ku mafaranga 300,000. 300 urumva salon de coiffure 300 haba harimo udukoresho duciriritse bishoboka, ariko buhoro buhoro urabona ko noneho sa nk'uya dutaturira utubwira uti 300 natangiye ibi, nakodesheje inzu gutya, nguramo imashini uko, nguramo amavuta uko, ubidutatura ibyo 300 ukuntu wabikoresheje ukavuga uti ibyo byose reka nanjye. Wenda biragoranye nimvuga buri ga produit kose kaba muri salon uko nagiye nkagura, ariko nk'ibi byuma ubona hano, ibi byuma byarahendaga cyane, bisa naho nabyo byampenze. N'iki cyuma cyaguraga 300 ari gishyashya, ariko nareranje ngura icyakoze nkigura amafaranga 120. Ayandi 180 asigaye nkodeshamo inzu 30. 30 nkodeshamo amezi 2, urumva ni 60. Asigaye nguramo yego, asigaye nguramo ibirahuri. Muri iryo ryibiri nguramo ibirahuri, ngura udutebe tworoheje, agaspray, agaseshe kamwe, gafrati kamwe, nyine bigaragara ko tugudi duke twose no twifashishwa mu gusukura mu bwiza bw'abadamu, umusatsi w'abadamu.
watangiriye he? Watangiriye ahantu kure nyine ku buryo abantu baza batavuga ngo iyi salo yose irimo utuntu dukeya ndi umunyamujyi. Watangiriye mu Gatenga cyangwa watangira ahandi uza hano? aho nahereye nkorera abandi cyangwa nikorera? Aho wahereye wikorera. Aho nahereye nikorera n'ubundi ni muri iyi zone ya Gatenga. Ko nahereye aho bita mu Karambo mbona ntibiri kugenda uko nabishakaga, niko gufata icyemezo cyo kwimukira hano mpamaze imyaka myinshi. Hano hageze muri 2009 muri ino nzu n'ubu sinda 2009. Urumva ko aka kazi kamazemo igihe kinini cyane. Ubwo uraza no kutubwira ibintu kamaze kukugezaho. Hanyuma se Fidel, urabona muri rusange salo yawe noneho irimo ibintu byinshi, abari kubibona tuzaza kubiberekana ku mashusho. Hari amavuta menshi, hari akayetajeri karuzuye, hari flat screen hano, hari amakasike hano, wenda hari ukundi bayita zibiza ariko bimwe abagore bashyira mu mutwe. Hari miruwari nini nyinshi. Kugeza aka kanya wagiye uzamuka ute? Tugere noneho ugende utubwira ku myaka 2009 navuye aha, 2010 wenda na 2, 2016 byegeze. Genda duha urugendo rw'ukuntu wagiye uzamuka twumve. None natubwira aka kanya bigeze hehe? Ko nagiye nzamuka byo birumvikana. Nagiye mpera ku bikoresho nari mbabaye cyane kurusha ibindi. Niyo nari mfite twa dutebe dutoya nagiye mpindura. Urabona harimo zino ntebe z'ibisorori. Nk'iyi ntebe mubona imwe yonyine igura amafaranga 250. Kuba rero harimo intebe enye z'ibisorori, amakasike nari mfite akasike kamwe, urabona flat screen n'aka televiziyo, nari mfite akaradiyo kajyamo kasete za kera, amamiriwari, ibyuma bisokoza, murabona amapareye bisa naho yuzuye. Kandi uretse n'ibyo mu rugendo rwanjye muri iyo myaka uvuze hashize, nabanje no kurwana ku kintu cyo gushaka icumbi ryo kubamo. Urumva mbona nakubwiye ko nari mfite umwana witwa Prince, ubu nyuma ye mukurikije inshuro ebyiri. Ubu mfite abana 3. Muri abo bana 3 rero urumva ni urugamba rutoroshye. Narwanye intambara yo kubanza kubashakiraho kuba. Ubu inzu ntuyemo ni yanjye, nkodesha yo gukoreramo, ariko iyo guturamo yo mba nzi neza ko igihe ndi butahire umuryango wanjye aho uri nta nyiri byondo wawuteye hejuru. Nibyo cyishimo cya mbere nashimye Imana yaramfashije. Bivuze ngo iyi salo iyi tureba ahangaha turimo n'abantu bari kureba wayikuyemo inzu? Utwo dukoresho tworoheje twa mbere ahubwo nitwo twayibyaye. Maze kubona icyo nashakaga inzu nyibonye, noneho ntangira no kuvugurura ya salo yampesheje. Icyo gikorwa cyari kitoroshye, nayo mpamvu ngerageza kugenda nyambika kuko yangejeje kuri byinshi. Salo noneho no mushinga ni umushinga mwiza uko ndi kubyumva. Hanyuma waravuze uti watubwiye mbere ngo wabanje gukorera abandi bantu, ibyo byose baraguhembaga kandi sinzi ko baguhembaga ariko ushobora kuba byari gutunze. Ni iki cyatumye ufata umwanzuro uravuga ngo ngiye kwikorera ngewe Fidel ibi ngibi mbivemo? Niyo mpamvu rero uzasanga hanze aha nabo dufatanyije gukora uno mwuga, iyo bakiri abajene bajya mu kwirimbisha cyane, bamwe se bakajya mu nzoga, abandi bakinezeza mu bundi buryo butandukanye. Ariko ngewe kuko urumva nari mfite umuryango, kugira umuryango nibyo byanteye ishyaka ryo gukomeza nkora ibidasanzwe, nko kwiyubakira inzu muri uyu mujyi wa Kigali ni ibintu bigoranye. Naragerageje ngenda mbika ndagura ndavugurura. Ntabwo ari inzu nateruye hasi, naraguze ndavugurura, ariko nyine ni urugendo. Niba atari ibanga, iyo nzu wayiguze amafaranga angahe? Ntabwo yari menshi cyane, ariko mu gihe cyashize ibintu byaragurikaga, amazu ntiyarahenze. Inzu nari nayiguze miliyoni 4 n'igice ukuye muri salo yahereye ku bihumbi 300. Uwama na 12 ntabwo nazitora. Urumva rero bakunzi ba Home Sky TV mudukurikiye muri hirya no hino ku isi, kuko hose turahagera. Internet yoroheje isi yabaye nk'umudugudu.
biragaragara neza yuko umuntu afashe gahunda akavuga ngo ngiye gukora iki n'iki akakigumaho akagishyiraho umutima bishobora kuba byageraho bimugeza nk'uko Fidele nawe hari aho byamugejeje. None agize ati inzu naguze nkuye muri salo natangije 300,000 umpaye miliyoni 12 ntabwo nazemera. Hari umuntu utabyiyumvisha Fidele? Agomba kubyiyumvisha kuko n'inama nagira urubyiruko hanze ahangaha ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora yandi babonye bakagenda nta mafaranga atabikika, yandi babonye bakagenda basevinga buhoro buhoro, ntasuzugure ubuke bw'ibyo afite akabiha agaciro. Iyo wamaze kubiha agaciro rero ni naho ukura imbaraga zo kugenda ubyongera buhoro buhoro. Urumva nanjye ntabwo nabyutse umunsi umwe ngo mpite ngura inzu, ntabwo nabyutse umunsi umwe ngo mpite nagura ino salo. Nurumva ni ibintu bimfashe. Nakubwiye ko ino nzu nayinjiyemo muri 2009, nayijemo nyikodesha amafaranga 25,000, ariko ubu tuvuga nigeze ku 100. Urumva ni urugendo rurerure buhoro 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 buhoro, nyuma y'igihe runaka bibyara ikintu kiremereye. Wenda mbere yuko tubwiraho aka kanya salo yawe ihagaze nk'umuntu aje akakubwira ngo nguhe aya mafaranga ya naya, ushaka nk'umuntu ashaka kuyigura ayo wamuca, hari umuntu uvuga ati se wenda naba nawe ajya kubitangira ibyo 300,000 yari abifite, ngewe mfite nk'ibihumbi 50, mfite ibihumbi 100 cyangwa se mfite na 30. Nk'umuntu umenyereye mu byo kwikorera ukaba wenda hari n'abandi muganira mu bijyanye no kwigura muri uno mujyo umazemo iminsi, ese ni igishoro kingana iki umuntu ashobora kuba afite akaba yagira akantu atangira gikeya gishoboka? Gishoboka nk'ubu tuvugana, nyine ntabwo nagera umwana ukirangiza aya masomo kwiga bino ngahita ashinga salo nk'iyi yanjye, ariko amafaranga ashoboka kugira ngo wenda yagashinga gasa n'agafatika 500,000 yayahera akagashinga. Aramutse ari ako kogosha ntiyageramo, ariko harimo n'ibitw'abadamu 500,000 yagashinga kandi agatera imbere. Si kuvuga wenda ngo tuvuge kuri salo gusa, no mu bundi buzima busanzwe izindi businesses hari umuntu wabireba ariko akavuga ngo ubwo ari muri salo ariko giye nkaba numva ntekereza kuba nakora iki n'iki. Ni nk'igishoro kihe nyine umuntu yavuga ati umuntu donc afite ibihumbi 100, 80, 50 ashobora kuba yakora business nkaho bimenyereye iyo ari yose atari kuvuga ngo amafaranga iyo ari yo yose. Ubundi kapitali iterwa n'icyo ukora. Tuvuge nk'urugero umwana w'urubyiruko urangije kwiga kudoda imyenda, icyarahani ndumva tuvugana kiri mu 10,000. Icyo cyarahani kiguze akaza kanza biseta hano hanze akakihatereka agatangira dodera abandi buhoro buhoro, nawe ashiduka yabonye atoriye. Urumva ko nta n'ijana ririmo. Umuntu wize kubaza, hari imbazo bakoresha z'intoki atari ngombwa guhita ahera ku mashini, nawe yayiheraho utageze nta nubwo igera ku 50,000. Ashobora kuba afite utuntu nk'ibihumbi 80 akaguramo utuntu tworoheje agahera aho ngaho. Ntago rero inama nagira urubyiruko, ntago azategereza ko azabona menshi yo kugira ngo atangize umushinga. Hari yabona nk'ibihumbi 30 akumva ko nta kintu byamara, ibyo 30 akabifata akahita bigura urukweto cyangwa baguzemo ipantaro nziza. Nyamara ibyo 30 hari agakoresho yagura kabika akazategereza kubona yandi naka kakagura akakegereza kandi yabona tubaye nkaho twiyegeranya agatangira. Niyo mpamvu rero utasuzugura amafaranga yari yo yose watangira. Niyo mpamvu nari ngo ha urugero rw'ibihumbi 500 uko nubwo nabaragamo casque, nkabaramo intebe ziciriritse, nkabaramo tutwaparaye tundi nkumva yatangira. Ariko ko bindi byo ntago ari ngombwa ko ufite ayo mafaranga 100,000 n'ibihumbi 50 birakora. None se ubu ugereranyije nko ku kwezi winjiza amafaranga angana iki? Wakuyemo niba hari abakozi ukoresha, niba hari nawe wenda wakwihemba ukavuga uti none nsigaje aya ngaye, none tunatubwira igiciro muri rusange cy'iyi salo twumve ko uko ari salo iremereye, kuko ibikoresho bino ntabwo twavuga wenda ngo twagereranya ngo tubimenye niwe watubwira. Ikibazo kiragoye kuko urumva ngiye ndikorera, nta nubwo njya nkenera kwandika ahantu ayo ninjije. Gusa muri iyi minsi ya covid ibintu byarahindutse, abakiriya barabuze,
muri iyi minsi ntabwo biri kugenda neza, gusa nta gucika intege kuko twizeye ko ibintu bizasubira mu buryo bikongera kugenda neza. Ariko abakozi nkoresheje, inzu, umuryango wanjye kubaho, abana ku ishuri, urumva byose bibasha kuvamo. Niyo ntanasagukirwa dukeya dushoboka, niyo ntasagukirwa, urumva umuryango wanjye wabayeho, nishyuriye abana ishuri, mbasha kwiyishyurira inzu, abakozi dukorana nabahembye, nishyuye umusoro. Inzu tuvuga ubwo ni iyi ngiyi kuko ni iyi ngiyi. Ubwo urumva rero iyo nabashije gukuramo ayo madepanse yose, mu by'ukuri ibyo nabyo urumva ko ari agaciro gakomeye, niyo ntasagukirwa andi mafaranga. Iyi saro ubu ngubu tuvugana nk'umuntu ufite aye aje akambwira ati ndashaka ko rwose wowe n'imyenda yawe yambariye bari wowe usohokamo saro uyinsigira. Miliyoni 5 ntazibonye ntabwo nasohokamo. 5 ntazibonye sinasohokamo. 5 zivuye ku bihumbi 300 ukongeraho n'ayanzu, ukongeraho no kuba bya bintu bishobora kuba byagenda. Ibintu biragenda, nta mpamvu yo gucika intege. Hanyuma twagiye tubona ibikoresho birimo hano ariko ntabwo wenda tubizi. Hari nka dukeya mu twatangireho wanda avuga uti nk'urwibutso rw'ibyo natangireho ku buryo ngenda cyangwa tugereranyirize basi. Biragoye, mu byo nahereyeho nta gikoresho gisigaye. Hashize imyaka myinshi cyane nagiye mvugurura bimwe bikuramo n'injuzi ibindi. Mu byo nahereyeho naba nkubeshye. N'iyi nzu uko nayikoreragamo imeze siko ikimeze, baravuguruye ndahaguma. Urumva ibintu byagiye bihinduka, nta gikoresho kikirimo mu byo nahereyeho. Gusa urumva nagiye ntangira ku tuntu tworoheje, ariko umaze kugera ku bikoresho bihambaye utapfa no kubona mu yandi masaro. Sinzi niba wanyemerera nkabikwereka. Nkuko wabibonye nta masaro makeya ashoboka ushobora kwinjiramo, bakaba babasha kubahiriza gahunda za leta, bagapima umuriro nk'uko leta ibidusaba, gukarabya buri mukiriya wese winjiye, kuba mbasha kwicaza umukiriya ari uko mbajije gutera imiti mu ntebe. Nta hantu hakeya wabisanga birenze ibyo, nkahita nandika umwirondoro w'umukiriya winjiyemo hano, nkandika imyirondoro ye kugira ngo hagize uwarwara muri gahunda za leta mbashe gutanga amakuru, babashe kubona ba bantu bagize ubwandu ku buryo bworoshye. Noneho akandi kantu k'umwihariko, iyo umukiriya ndangije kumukorera muhana agasanitayiza ko gutahana, gakarabya n'umuryango. Ubu buri mukiriya wese uje umusanitayiza atahana ndakamuhereza, ariko nkamuca udufaranga duke dushoboka. Nagira ngo naka bonus umuhereza kuko abarwaye cyashara. Bitewe n'igiciro n'ibyo yakoresheje. Urumva hari igihe yakoresha ibintu bidahwanya agaciro na kano, ariko yanakoresheje wenda ku mafaranga asa nagaragara nakamuhereza nta kibazo. Birumvikana ko ari business. Aha rero nkagiramo utuntu n'abafite ikibazo cy'imitsi, nabo nabatekerejeho ko njya nkorera nk'abamama bafite ikibazo cy'imitsi, nabo nkagira ikintu nabafasha ku buzima bwabo. Ikintu urabona ko kimeze nk'ifi, iki kintu gikora imirimo ihambaye. Ibi bintu se nabyo biba muri salon de coiffure cyane akantu wiyongereye. Nanjye nk'umuntu urambye mu kazi, ni utuntu tw'umwihariko mba nazanye. Bana akantu nuko kareba ubwako karanejeje, ndagacomeka ku muriro. Hano kakikaraga ariko kakaba gafitemo ukuntu gakangura imitsi. Umuntu ufite ikibazo cy'imitsi gakanguka, amaraso agatembera mu bice atageragamo, ubuzima bwe bukarushaho kugenda neza. Ngewe ngenda nkorera abakiriya ndeba n'ibibazo bafite, akaba ariho mpera nzana ibintu bishobora kubafasha no mu bundi buzima atari gutunganya imisatsi yonyine. Noneho kuri uru ruhande nkaba mfitemo agakoresho gatunganya imisatsi yabo ku rwego ruhanitse. Urumva ikintu gifunitse gutya mu by'ukuri ni ikintu kiba cyavuye kure, banaratumije. Urumva uko imyaka igenda yiyongera ngenda nshakisha ibintu bihambaye kurushaho. Nk'iki cyuma urebye agaciro kacyo urakabona ari gato gutya, ariko iki se kimara iki none? Ariko byonyine mukaza igikoresho byonyine kazamo nawe tubona agaciro kacyo. Iki kimara iki noneho? Iki ngiki gishyira design mu misatsi, kikayirambura neza kandi
nkabasha gutunganya umusatsi w'umuntu nawe wamubona kabisa ukavuga uti asohotse muri Berwa salon. Hakaba n'akandi gakoresho hano nagiye mbona ikibazo cy'abamama bafite ikibazo cy'inda zitifuzwa, nk'umuntu ufite inda imubangamiye, kumwe agira inda nini akabonera amubangamiye. Aka gakoresho rero nakazanye mu rwego rwo kubafasha, nkamwambika gutya atari ngombwa ngo mujyanye mu cyumba gikorerwamo za massage naho yaba yicariye hano mu ntebe, akamwambika gacomeka turebe gacomeke hano uragacomeka hanyuma ukakamwambika gacomeka. gakoreshwa n'umuriro gusa, bagacomeka ku mashanyarazi, ariko urabona ko arancometse kameze nk'agacaji ka telefone. Noneho hano kakagira telekomande, ibintu byawe ko bitoroshye. Ndareba ukuntu gase kandi gisa. Iyo rero karimo gukora gutya kaba karimo gushongesha ibinure, kakagiramo n'indi systeme yo kumasa umugongo agashongesha ibinure. Ndakazimya dore urabona ko gafite amatara yaka bitewe naho ugiye gukanda no kumasa. Ariko ubu hano ni muri systeme yo gukamura ibinure ku bantu bafite inda zitifuzwa, nkazibagabanyiriza inda zije imbere. Inda zije imbere izitifuzwa bakagira ngo niziterwa abanga. Iyo mvuze inda itifuzwa ntabwo mvuze zatewe abana cyangwa abasamye, ahubwo bafite inda yaje imbere kubera ibinure kandi idafite impamvu. Iyo rero wumva imubangamiye ndayimugabanyiriza. Urumva ko ari utuntu mba nagenza natwo umwihariko mu gufasha abakiriya banjye. Ibi bikoresho se ni ibikoresho, hari abantu wenda baba batabibonye kenshi kavuga ati ibi bikoresho ni ibikoresho byemewe bizwi ku buryo minisante byemera gutyo. Ibi biremewe kuko urumva ntabwo ari ikintu gishobora kuza gihungabanya ubuzima bw'umuntu. Nk'aka ngaka gushongesha ibinure gusa ni ibintu nanjye mba nafatiyeho amahugurwa, ntabwo mpfa kugakoresha uko niboneye. Amahugurwa mba nyafite. Ari aka ka massage nako mba nzi aho ndi bukangura imitsi, niba ari mu kiganza, niba ari mu kirenge physiology, amaraso agatembera neza mu kirenge. Ibyo byose ni ibintu mba nafatiye amahugurwa, ntabwo ari ibintu mpfa gukora gutyo. Biboneye ngo urashaka amafaranga, ahubwo ni ibintu ukora uzi. Hari abantu bavuga ngo agaciro k'umuntu ni icyo arusha abandi gukora. Uba akangaka uba wazanye muri salo hari ukabona akavuga ati reka ngende nitunganyishe mu mutwe ariko banamase ariko banangabanyirize n'ibinure mu nda. Hanyuma ariko wenda abantu bakomeje kukubona wicaye, ariko twebwe wenda twaje kukubona tukigera hano twabonye ufite ubumuga bw'ingingo. Ese ko hari abantu bajya bavuga bati umuntu wenda ufite nk'ubumuga bw'ukuguru cyangwa bw'ukuboko hari ukuntu yumva hari ikintu abura ku buryo kuba yakora ibintu runaka byamugora, cyangwa n'abantu bakamufata nk'uko nguko, wenda nk'abantu bafata abantu muri ubwo buryo, cyangwa se n'umeze gutyo akumva hari ikintu atashobora. Nkawe biriho, hari experience wabonye ukavuga uti, cyangwa se ubunaribonye ukavuga uti nta kintu bitwaye kuba umuntu yaba afite ubumuga bw'ingingo kuba yakwiteza imbere akazamuka? Icyo kibazo mbajije ni cyiza. Urumva kugira ubumuga bw'urugingo runaka ntabwo bivuze ko umuntu aba atakaje ubumuntu bwe. Icya mbere burya ni mu mutwe. Iyo ubasha gutekereza byose birashoboka. Niba mfite ikibazo cy'akaguru nkamenya ibyo ngomba gukora kandi bigendanye n'ubwo bumuga mfite, ariko ku ruhande rwanjye gukoramo hano muri salon de coiffure ntabwo ari ibintu binsaba ingufu nyinshi cyane. Nibyo bintu urebye n'ahanini nishimiye, mvuga ni ibintu nshobora gukora ntavunitse cyane kandi bikambyarira umusaruro. Ariko ku ruhande rwa bagenzi banjye wenda nabo bashobora kuba bafite ubumuga bw'ingingo runaka, ufite ikibazo cy'akaboko
abafite mu mutwe yatekereza, niba kamwe ariko gafite ikibazo agatekereza buryo ki yakoresha akazima, niba niyo yombi yaba afite ibibazo agakoresha mu mutwe yarangiza agakoresha abandi bafite izo ngingo adafite. Ibyo rero buriya umuntu muzima ufite ingingo zuzuye afasha mugenzi we ufite zituzuye, kuko nawe amurusha wenda tuvuge akurusha mu mutwe bitewe n'ibyo yize, urumva abafite ubumenyi wowe udafite, washobora kubukoresha mu buryo bw'ibitekerezo, noneho ufite ingufu z'umubiri ariko ubwo bumenyi bwo atabufite akunganirana na wa wundi ufite ubumenyi n'utabufite ariko afite imbaraga. Ibyo byose bikarushaho rero gutuma ku mpande zombi habaho ubuzima bwiza. Ariko waba afite igitekerezo cyo gupfobya, waba ufite ubumuga nk'uko bimbajije, ndakeka yaba ari imyumvire iciriritse, kuko icya mbere ni mu mutwe. Iyo umuntu abasha gutekereza abana n'abandi, kandi rero n'ufite ubwo bumuga akaba atari wa muntu wihugiraho ngo yumve ko nta gaciro agifite, yumve ko se abandi batamwakira muri sosiyete nk'uko bikwiye, we wenyine ni wiha agaciro ibyo akoze bakamuyoboka, byanze bikunze hari icyo abarusha abandi. None se niba ndi kukubwira igihe maze nkora bino bintu kandi nkaba nakweretse aho byamvanye n'aho bingejeje, nk'ubwo umuntu waza mpfobya ngo mfite wenda ikibazo cy'akaguru yaba ashingiye ku ki? Narabashije kwiteza imbere ntibibaho. Gusa akabazo k'amatsiko bambwiye ngo bambonye nicaye aho guhaguruka birashoboka nkaba nagenda, ariko ko turi gukorana ikiganiro nta mpamvu, ariko mbasha kwideplaza nkafata igikoresho abasha gukorera umukiriya. Impamvu nini wese byagiye binabaho ukabona ko na leta yashyizemo imbaraga ku kuba ibwira abantu ngo yaba bubaka inyubako basige ahantu h'abantu bafite ubumuga bw'ingingo, yaba muri sosiyete bakareka kumva ya myumvire ya kera yo kuvuga ngo niba umwana yaramugaye ngo nagumiye ntakajye mu ishuri. Ni nko gukangura abantu bagifite iyo myumvire kugira ngo ibashime, kuko nawe uru rugero rwiza rw'umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ariko witeje imbere bitaheranye ngo aheranwe n'ako gahinda cyangwa n'ibyo bibazo. Hanyuma rero Fidele, dusoza iki kiganiro kuri Home Sky TV, hari nubwo ugeze kugira inama urubyiruko, ariko hari n'akandi kantu kagakiregeshwa wumva ufite ku mutima mbere yuko dusoza ikiganiro, hanyuma tubashimire cyane. Nasoza mbwira urubyiruko ngo bakure amaboko mu mifuka bakore. Si ngombwa ko biga umwuga nk'uyu wanjye, imyuga iratandukanye ni myinshi, kandi bakihangira imirimo mu buryo butandukanye n'ibitarakorwaho n'abandi, nabo bakavumbura bakabikora. Hanze hari imirimo ikeneye guhangwa ikageraho abantu benshi, ikagera ku bantu benshi. Rero niyo mpamvu bagombye gukura amaboko mu mifuka batitaye ngo nta gishoro mfite. Iyo udafite igishoro ukorera abandi, iyo ukoreye abandi rero ufite ubwenge ubika bya bindi nawe ugeraho ukabigeraho. Ntabwo umwana w'urubyiruko azavuga ngo azatangira icyo gukora ari uko afite amafaranga mu ntoki. Amafaranga ntabwo yizana. Burya nanjye kugira ntera imbere buhoro buhoro nuko utwo nabonaga natunyuzaga kuri banki, natunyuza kuri banki nabona ari duke bitewe n'ibyo nifuza, hagana ya banki nabikijemo bakanguriza yandi. Ariko ubwo urumva wicaye ntugane banki ntibabone na bwa bushobozi bwawe bukeya ngo babuhereho baguhandi ugere ku nzozi zawe, urumva ko byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu rero nakangurira urubyiruko gukura amaboko mu mifuka bagakora, bakiteza imbere, tugafasha igihugu cyacu gutera imbere. Mu minsi iza nge ndifuza gufasha gutanga umusanzu wanjye, gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye. Urumva nanjye inzira nanyuzemo nkageraho noneho ntanga ubumenyi mu rubyiruko kugira ngo nabo babashe kwihangira imirimo. Muri urwo rwego rero bana bake bashobora kungana bakaza nkabigisha umwuga mo hano. Urumva kuko hari ibikoresho byinshi mba ngiye kubigishirizaho kandi nabibyishyuye, ntabwo nabaca amafaranga yo kubyiga menshi, nabaca duke tujyanye n'ibikoresho nzabigishirizaho, ngatanga umusanzu bake bashoboka mu rubyiruko, nkagira abo navuga ngo nabavanye kuri iyi ntera mbagejeje kuri iyi. Nanjye byaba ibyishimo kuri njyewe kandi no ku gihugu cyanjye. Urumva iyo hari umubare nkuye, niba ari mu muhanda se, niba ari urubyiruko rwawe ruri mu birurangaje nkabakurayo nkabigisha umwuga nabo bakamenya, ndumva ari ibintu
nanjye byanezeza ku buryo binkundiye nazashinga n'ishuri hazajya mpugura abana nkabaha ubumenyi nabo bakajya guhatana hanze aha ku isoko ry'umurimo nabo bakiteza imbere, nkangurira n'abandi babasha kujya kubyiga ku bigo runaka ariko bagakenera aho gukorera amastage. Hano dutanga stage kandi tugatanga ubumenyi bufatika tukabahugura ku ishuri. Hari igihe baba barabahaye ubumenyi bwo mu makayi ariko pratique bataragize amahirwe yo kwigeraho. Hari umwana ajya nkoresha stage namubaza ni kinini iki tishwi, abo ngabo rero nabona bakangurira kungana. Hari ibigo bikenera ngaba salon de coiffure afite amakashe, nta kibazo giharira mbaterera amakashe kuri bya bipapuro byabo bajyana ku ishuri, amanota yabo bakayasubiza yagaragara kandi bigaragara ko bajyanye ubumenyi bufatika. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma dusoza noneho nk'umuntu uvuze ati uriya mugabo ndumva ari ibintu amenyereye akoze imyaka myinshi, ndashaka kuba najya muri salo ye akankorera mu mutwe, hari ibiciro bifite runaka bitari byinshi cyane ariko nk'iby'ibanze umuntu avuga ati bihagaze gutya? Ibiciro ntabwo bikanganye hano kuko burya umuntu ajya gushyiraho tarifa areba n'ahantu akorera. Ntabwo mvuze ko wenda Gatenga iciriritse ariko uko ngenda nkorana n'abantu buhoro buhoro mbona nagiye ntangirira ku mafaranga make, ntabwo nahita ntumbagiza ngo nshyire ku biciro bihanitse cyane. Nko kudefiriza no gusokoza hano usokoresha ibintu bidahambaye cyane amafaranga 2,500, gusokoza ni 1,500, abafuzemo no gusokoza 2,000, gushyiramo vitamine gusokoza 4,000, inzara 1,000, gusigisha gel mu gihe ahandi ari 5, twebwe usanga ari 4,000, twakoye 1,000 cyatikira kujyanaga mu mujyi n'ahandi. Mbese ibiciro byacu biraciriritse ntabwo bikanganye ku buryo umuntu wari we wese atangana ngo ngire icyo mufasha ku bijyanye n'umusatsi we, nkanamugira inama nk'umuntu ufite uburambe mu kazi. Urumva imyaka ibaye 14 mbikora, urumva mu by'ukuri ubumenyi mfite. Umuntu azana umusatsi we nkamugira inama y'icyakorwa, iyo mbonye warangiritse nkamubwira vitamine twashyiramo tukawuzanzamura umusatsi we ukamera neza. N'ufite umwiza nawe kugira ngo utazangirika nkamwereka buryo ki twakomeza kuwukora kugira ngo utazangirika. Twaganiraga na Fidele, yatuhaye ubuhamya bwinshi kandi bwiza bw'igihe kirekire nk'umuntu witeje imbere, akava ku ntera yari iri hasi akorera abandi akageraho yikorera, ndetse akava ku 300,000 yatangiriyeho, ubu sarika bihagaze kuri miliyoni 12, akavuga ati cyangwa n'eshanu ati jewe ntago yampaye napfa kuyemera, akaba yarakuyemo inzo yarakuyemo n'ibindi. Ni urugero rwiza rw'uko umuntu yashyize amaboko hasi agatekereza neza akagirana inama n'abantu bafite ibitekerezo bizima, nawe ashobora kuzamuka. Fidele, turagushimiye, n'ikindi gihe twifuza kuzaza tukaganira. Murakoze cyane. Murakoze namwe.